Hano isambu y'amabara menshi. But we here, we just me and you, okay? Okay? Okay, go, okay, let's go. Hey, oh, you didn't have to do it. Hey, you know what? Where do you know? Where do you know? Harakaye. Harakaraza. Ngorora muri mukuri. Kuri kuki? Ese nibyo navuga. Hako nawe uramufuye. Inde. Nawe uramukunda. Nese ubundi nk'abantu babati. Njye ntabwo ndi murumuna wawe. Binabaye ngombwa bikaramu tukakundana. Nakubwiye iki? Ntabwo ndi gushyigikira ingingo y'uko umuntu nyine ngo nakubwiye ko nukumwikundisha ugatuma agukunda nawe nagutumye ngo umukunde kandi ndamwikundisha ko ubundi se wajya kumusoma wari wasezeye wari urwaye mu mutwe njyewe nabyo nagutumye none kujya gusomana nawe ndamwikundishaho gute I can do that ariko bitari mu mutima wanjye nyine I didn't mean the kiss. Don't you trust me? Huh? Go. Ura nzi ko kumva unagenda leta njya kugera. Haraye. Nkamanura standard yanjye nkagenda pira mu kwa karyasa. What the fuck? Urantemushye. Yakoreze n'ibindi. N'ubundi icyo nashakaga nakigezeho. Yaramubonye ko anytime yakunda undi muntu wese. Exactly. So bihagarike. In fact, biriya nabikoze imbago nyamura. Sure. Yes. What do you think? Ubwenge surabugira. Akusi. Kuki zeri ndi wahaye akazi nimba ubwenge ntabugira. Amanekezi kungana ariko n'ubwenge bwawe bungana. Banibagiwe. Wasanga ubwenge ufite muri tayi yawe. Ahubwo it's okay. Niba ariko wabipanze byagenze neza yarababaye yararakaye ngo twatashye ababaye ubu nawe warakwicikira wishimye ndavuga ubundi anje niwe wanjye bakunyine naye nabonye umusomye nikanga nuko nyine twabaga nta n'ubwo naraje ntabwo musomye byanya niko byagenze ndashaka nyine kumfiza wewe wari uzi ko bimeze kuriya we nta byaranze naringeze ngo nanjye maze nayo narakora kare nganyumvira why would you do that ntabwo mukunda ntabwo ari boyfriend wawe ntabwo wamukunda kuki wamfuhira wandeka Jesus uzi uri kungana ute ntabwo turateka ntabwo bageze dutari tugiye guteka ubwo ngiye kurya iwanjye ngiye no kureba wa muhungu ibyo ureba nyine ngiye kumuridira abanzaze ureba nyine tugiye kugenda mutegereza turi harakinze we aze gutaha nyine banze nibambazeho gake gake twagira ngo nawe akazi nabwo waragashakaga cyangwa nkareke se kugakora uzakikorera Yo kaçışımda hemen kesin iwanyu naniye n'ibitamba so wazize kuna hameze
Shana hano namenye araryama. Cyane aho hari. Oya araryamye arahari. Baba batuje n'aba nta rusaku ntaki. Siyo sinakubwiraga ngo uze zitubane. Biba birenze icyo ukoze. Nyine ni byiza. Gusa nuko nyine shana itangira defense nyinshi z'amafaranga. Ari ubwo ari wowe ntari. ewe Gabarangiye nuko utazi banitangira inshuti zanjye. Mana ubugegera ugira sinanazi. Utangiye kunyirira amadepanse wagira ntaraza kuhaba. Shawo uragatinde Imana. Azi ko utangiye kunyirira amadepanse wakoresha nje kuba hano ntaraza. Ibaze nka Rero abatindi baramenyana n'ingegera zikamenyana. wagiye wari ubwira amadepanse ko yayisiza. uba hano se misesi ya Chanel. Yasheka yashaka. Hano ndi mu rubara hano se. Ngegera se yirirwa yinjiza namenya shabazana nani. Nuko wigize boss lady hano wajyanga ibintu byose biba muri iyi nzu n'ibyawe na Chanel aho namubyarira. Ngenje umwana wa Chanel. Ariko Chanel ni muzima. Nukuri. Chanel ni muzima. None ushatse kuvuga umupfu. Utandukanye akurazi n'ibindi. Maze kubona ko uzahitemo n'inge na Chanel uhitemo inshuti yawe. Relax. Urumva? Relax. Imvugo ziratandukanye. Chanel niwe muzima na Chanel ni muzima ni ibintu bibiri bitandukanye. Bigare. Zaje umusanga. Yaba ndi kubakompara nari kuvuga nti Chanel niwe muzima. Kwa ko nari kubakompara Chanel ni muzima nye. Rero ubarimba Chanel ari muzima. Nabandi mukuru we ngende muzima cyane. Utwaranyije. Ahubwo se reka ubwira. Tuhamagare n'umugaze. Ufite nimero ye? Awi. Urumva? Tumuhamagara ze hano. Ufite nimero ye? Umise neza niba mfite nimero ye ukumva namubwira ngo aze hano akaza nkande. Ahubwo dukoresha phone ya Chanel tumwatikira. Tuzi password ye. Umva nyine. Sibyo. Akoze byinshi. Namuhamagara bitwaye iki? Oya umuhamagara bura ashobora kuba azi ijwi rya Chanel. Akoze kuza ubwenge. Oya Kandi ushaka ubwenge. Ni password y'ukuri. Ngiye kumwandikira. Ujye kumwandikira ngo iki? Ngiye kumwandikira ngo kumwandikira hey ndi mugango waje twaturi kuva mu rugo se ko nigenda. Kore. Mbwira icyo ushaka. Ahubwo si akumwandikire. Ego. Chanel n'ubundi ninjije. Mwandikire aze. Wumvize ubwenge. Oya nako urabuze ariko si ubumvisha. Uba wigize umunyabwenge. Ngo umuneke se? Burya riribi. Aje kugira nta kibazo. Noneho ngiye kwangushaho n'agatima. Oya nkahita bimenya. Ntabwo yabikeka amazi. Ubwo yatekereza ko ndi murakoresha ikoresha neza. Maze ubibaze nta n'urugero rwo kwitekereza. Urareta agira ngo niwe ahita azi. Arahita azi. Uko noneho amwumva niyo yaba yitsabaye ngo tse ahita aza yiburakira. Urakire. Katumutegereze ngiye kumusaza noneho mva. Urahita unyishyura furu ntarasoza akazi. What? Wewe umuntu bishyura atarasoza akazi. Bako niribone ngakora neza nyine. Wise nyebetse tumurindire. Umva ninja none agasanga ari twebwe nawe uza tumufata kawe. Kweka mwiwe Mbwira ariko. Icyazo uranshitinga kandi utumwe nzabyuka narakaye. None nzanye ikirese Chanel yatetse.
Ari mumbiki. Ndagenda kurya. Mangiye na mineke, na mineke mancha. Ndi gwasini. Injira. Injira. Shane. Shane. Bino wicaye. Bino wicaye hano. Biteze. Sawa. Ejo mpamagara Shanirazi. Yabaye yandikiye ambwira ngo nze ndamureba. Okay. Sinari hano se? Usanga wadusanze. Ni Shanira yambwiye ngo ndamureba. Use twe tubikubwiye ntabwo waza. Kuko telefone yandikiye message ya Shanira. Okay. It's okay. Ariko cyane simbo ziragiye. Simbikunda. Ariko sha, nibiki zo ndakunda. Shanira ari hano. Nambwiye ko nibamuhamagara. Nibyo ndakunda. Simbikunda. Nibiki zo ndakunda. Shu. Abikunda. Ufite amahirwe yo gukorwa n'umwana mwiza nk'abantu bikunda. Akabitakinga for granted. Waretse. Gutya. Ariko barakunda. Abantu barakunda. Uri ukaniza cyane. Wow. Ibaze ko yibuka n'izina ryanjye sha. Ndishimye. Mubwira azambwira. Indembwira ngo Se wari. zira gutegeka iwacu. Shamubwira nabi. Ariko mana umuntu yizanira abasizi mu rugo ho. Mubwira Shanira azambwira niba yandikiye. Waretse What's your goal? What's your goal? Akanuna inzanjye isigaye iberamo na tiyati. Waretse. Nagira n'isoni nanyene zari hano. Girezo ninde? Waretse. Ninde kura. Mama Pasteur. Jano ari Shanira mumagara. Sinaje ngo Yesu singuriya semubwire. Hey. Mama Pasteur bwiriza abakorino bawe nimba ari n'abakorino nimba ari n'abakristo. Shanira mubwira ndikora. Kushaka ko nziza zikuri mwamugeranye. Man, tuzabyara n'abana beza. Mubyara mubyara iki? Sha mwabyara n'abana beza pe. Noroshya cyane wowe inzobe we ntigikara kimwe kibi. Yaba na parafisi. Aya no kubyara abana beza kuko umuhungu nk'uyu se ntabwo yagucika ataguhaye icyoro. Maze kuyamakanga. Maze waretse Nimbabaza. Okay, ngaho mbwira ibishaka byose ariko utafashe. Oya. Okay. Ifate neza icare noneho mbwira icyo ushaka. Okay, kaka nicara. Icare intebe Kaka wicare. intebe Shanira yaraguze icara neza. Shanira yaguze intebe. Reka nicare hano. Icara ku ntebe. Ukisiriye cyane. Waretse kugorana. Wowe umuntu aguha Kigali akakongeza na jari. Urangiza ukigira uko. Tuguhaye inzu. Ubonye abana beza babonaga. Abana beza ntabwo nkeneye. Nje nta bibazo nkeneye. Amasomo y'igusa. Waretse kumutuka. Uzikure buhengama. Winukira umushinga. Urabona Shanira arusha anje ubwiza. Nta bwiza ndi kureba. Arakeneye no mu mutwe. Nta bwiza ndi kureba mwaka. Uri kureba iki se? Nta bwiza mbona. Okay.
umva rata n'amafaranga n'ubwenge ndabifite ntari sibyo ubwenge se ufite ubuye ugakeneye cyaje mu maze stress muri iri joro n'ukuri nari naniwe mu mutwe basireka ngende oya ndetse kugenda shanera bugagaruka kama bafotore mbabyina gafuza gupostinga waretse ibyo bintu wow waretse ibyo bintu nice ako burya nubwo uri umukene ufite mu kanwa he reka udufatore n'akandi ndi kumusoma ako nawe umushinga zana nyine udufatore n'akandi ndi kumusoma oya umusoma wapi Shanera winsakuriza mu nzu yanjye nawe dufatore n'akandi ndi kumusoma ariyo babiri ni keza amarira ye tugasha Snapchat na ayo wigiraga turi mu nzu uzayigira wageze waretse imbuga Shanera amagashanera ambwiye narangenda ngenda ega Shanera rero wakwandiki telefone y'ingiyi ni twakwandiki ego waruje wiruka nk'utabaye imbabare Shanera urabona kuntu waruje usiganwa ito umva wajya urabona kuntu warinjiye mu nzu nk'aho ari iyawe kansezera basi kansezera nawe mwihorere kagiye kareka maze n'ibindi sohokera mu nzu why so why would I go out shawo umukobwa uri shitani ukomeze muri nyaruguru umwanya umwe amenyera yo uri sohoka ariko ntabwo ndi gukina ndavuze ngo sohoka why biriya nibyo nagutumye maze n'ibindi sohoka sohokera mu nzu genze biteze ndavuze ngo sohoka uzi ko nawe umuntu agutaka nawe ukajyaho ukitakaza nisabaki biriya nibyo nagutumye yarakubwiye ngo ugende umwibebeze aho bigeze hari umuryame w'umusomagure hanyuma uri kumva zankunda gute n'inka genda mushyira muri mbuto sohoka genda mvira mu nzu ahubwo nawe usigaye mukunda sha genda nsohokera mu nzu ibyo se birakureba ibyo kumukunda no kutamukunda okay nyishyura nturimo mwishyura iki none biriya byose urabona ko nabikoreraga ubuntu urashaka ngahe I gotta pay myself this is your phone right yanazimye uzanyigira na telefone sister sohokera mu nzu okay ariko usigaye mukunda sha sohoka wajya ukora ibyo umuntu yagutumye birangiye n'ibyo yakubwiye ngo ujye umukora whatever sohoka shyira hafi ansese semubaze ntuzane aho ibyo bibazo byawe bitarangira kandi niba ari amafaranga ntayo mfite kera ibibazo by'amafaranga mfite nta n'amafaranga yawe nkeneye kubera icyo bari kwitwara kuri iyi gute ntabwo ujya umenya ko ari wowe mukuru hanyuma washaka kuba mukuru wowe urabona inshingano ziri aho wazishobora cyangwa ukazivamo wagize amahirwe ahubwo hanyuma sikamubaza yego mu nshingano ufite ukora inshingano zawe ndanabikubahira pe ariko se mu nshingano ufitemo n'izo gutwara umugabo utari wawe wowe mugabo siko narashaka sheri cyangwa wowe warashatse ese ko mbere ukaba wamusuzuguraga ngaranuka ngo ni mayibobo byaje kukugendekera gute iyo umuntu ageze i Kigali ibintu birahinduka n'abati bose ni kuri baba baratangiye niba ndakubaza
komera ukungugangarane ukawumwita mayibo umwita imbohe ku muhanda byaje kukugendekera gute nyuma yaje kuba umuntu hako usibye ko ndenganya ni nawe unyishinza gerega ntabwo mba mushaka ubwo mashaka nanyigera nuko nyine niwe mba mbona mva yanshatse yabigize ibyadanye nyine nkaho ndi icyamamara abonye nyuma y'ibyo wamukoreye byose yaje kukwibambazaho uremera nawe umuha umwanya wawe ego yabaye umuntu muri make yaje guhumura yaje kureka kuba imbohe ku muhanda uravuga uti umuntu ari kunyibambazaho ukamwihorera ese ubundi ikibazo ni iki biroroshye muhamagare njyewe ntabwo niwe ubu nshaka njye simba mushaka muhamagare naguhitamo ubwo nyine araba ari uwawe nanjye ubwo nazajya nyibambazaho nzajya mwigeza hirya muhamagare pe ariko se kuvugisha ukuri bigusaba iki ubusa uko tungana uko dukwiye guhamagara umuntu uyu muhamagaye nawe ubyirebere ko atari we unyibambazaho wasanga uzi ko ibyo ndi kukubwira ndi kukubeshya anyishinzaho pe ntabwo njye mushaka no kumwegera muhamagare rero urabyibonera byose mbwira zimwe Halo. Divin bite? Neza. Wansanze hano mu rugo se gatoya tukavugana gato. Sawa harakinguye ite winjira. Shasi sindaramuka. Kusingera ndi umwana wo kwirwa nyine yagira mikino ngewe Ndakuyoboye se we n'inshuti yawe anyishinzaho mugira uko mumeze akwishinzaho inshuti yanjye wiyizana muri ibi cyamuze ngo simba ndebe injira dive biti byiza ubu uretse kwicara ahantu uri bwicare niba ari aha nimba ari hariya ubwo usigaye yibwiriza ahaguruka ahita agenda ubwo mahitamo uraba uyabonye sinahuye bishatse kuvuga ngo icara kuwubona ari ngombwa kumwicara iruhande cyangwa nako urabizi Jesus. habaye Meze neza. niki cyabaye So hano wumva hahora ibibazo. Turishimye rwose nta kibazo dufite. Shana hari ikibazo ufite rata? Nta kibazo afite. Nuko yarari mu masengesho y'iminsi 2. Ubwo rero ngo uyu munsi bayasoje, ubwo rero ngo arashonje abizi ko abantu basenga batajya barya. Nicyo cyamurakaje dore ko inzara nayo ituma umuntu arakara. Nawe nta kindi kibazo gihari. Shani na mahoro So mubazi iki? Wamwihoreye? siyo mpamagaye Basa guhamagaye gute giye mu mwicaro iruhande? Shani ni wamamagaye Jesus Sabye ugiye gukora neza. Uzi kwambara. Ugeze i Kigali hose irimutse. merci nyine kwa kumagaye ni hutani nifashaga ku mugozi nambara direct ibintu by'umwangu kiniki Se kutanzura. ariko sinaso Izikwaje kahita wicara. Ntabwo wansuhuje n'ukuri.